n'utabizi uyu munsi ejo azarenga kubera isezerano ry'Imana igiye kuduha muri uyu mugoroba. Imana ishimwe. Tugiye kuririmba ibisitazi ibihumbi byuzuye inzira yanjye, ariko nahawe impamvu ibikoma mu nkokora kwagiye. Ibisitazi ibihumbi byuzuye inzira yanjye, ariko nahawe impamvu ibikoma mu nkokora nareke gucuranga kugira ngo turirimbe neza. Ntabwo turi kuririmba ibyuma bitavuga, turaririmba natuze hanyuma we nawe dufashe, sibyo? Twagiye ibisitazi ibihumbi byuzuye inzira yanjye, ariko nahawe impamvu ibikoma mu nkokora. Singisubikishwa urugendo rwanjye no gutsikira, kuko nterereje ingabo zinamira Yesu Kristo umekeza n'amagambo y'Imana, bitotera kugenda nagivuga usezera z'umucambere n'ingabo zanjye, aho nizeze neza n'ikimenyetso cyawe. Sinyore ntagerereje nikandagira, sinyore ntagerereje nikandagira, umukobwa iyi sezerano ndagagendana, umwami wageranyuze simagarara ndaharanira gisoza umurimo, simagarara ndaharanira gisoza umurimo. Barirahira banazikora ubumwa kuzavugura ibiraro butayu, banyuza cogoza ingabo z'abanyamwaga, ugategura imitego imbuza kugerayo, wowe nyiri ibiganza bitazamaza amaso, urakaza wese umutima aneshimigora, ibyurohe birikombe ibiri inyuma cyangwa imbere, ni wowe winjira umuriro imurikira, nkurikira igicuku cy'ijoro. Sinyore ntagerereje bikandagira, sinyore ntagerereje bikandagira, umukobwa iyi si ndagagendana naho umwami wanjye yarumye, simagarara ndamaranira gusohoza umurimo, simagarara ndamaranira gusohoza umurimo. Gukomera Imana amashyi. Kuba turi hano ntabwo ari kubwira ibyitaza ibihumbi byinshi byari byuzuye imbere yanjye. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze gutarama kandi dutarame tudasoza, dushimika kuko mu ijuru tuzatarama ubudataha, tutareba ku masaha, ahubwo dutumbereye Yesu wenyine niwe gisubizo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana Yesaya igice cya 50, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Nibura umunyeshuri wese wo muri Yesu Horezo, ndifuza ko iri jambo rizamubera impamba izakoma mu nkokora ibitsitazi ibihumbi biri imbere yanyu. Sibyo? Yesaya ibice 50 umurongo wa 7. Iri jambo vuga ngo iri jambo subiramo. Amen. Reka dusome umurongo wa 7 Yesaya ibice 50. Hari ijambo ry'ubuhumure rizakoma mu nkokora bya bisitaza ibihumbi byuzuye inzira yacu. Reka dusome. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare,
kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni unshyikishiriza ari hafi n'ingo uzamuranya duhagarare twembi uzaburanya umurezi wanjye ninde nanyegere umwami imana y'uzamani guhagarikira n'indi uzansindisha bose bazasaza nk'umwambaro inyenzi zizabarwa nashakaga ijambo ririmo utuntu dutatu icya mbere ubwoba icya kabiri isoni icya gatatu ikimwaro subiramo rimwe ubwoba kabiri gatatu aha niba utagira ubwoba ntagire gutya turebe aha bakavuga ngo ni igikenya umuntu utagira ubwoba ukaba ngabo rero bazishora mu byo batazi nibura ntabwo mutinya amakosa ntabwo bamugira bw'amakosa bamwe bazabura ibiganza nta muntu utagira iki nta muntu utagira iki ubwo isoni se ninde ushira isoni hari ushira isoni hari umushizi w'isoni ntagira gutya turebe dore umushizi w'isoni mwamubonye ariko hariya nawe abivuga no kwivugira ntabwo yari abizi hari ibintu bitatu rero ubwoba hano abana ntibatuze murebe hano hano twaje gusenga kubera ko hari ibyo dutinya yego cyangwa aho dutinya iki dutinya iki dutinya ibyago musubiremo dutinya iki nta muntu n'umwe udatinya ibyago ntimuzihagarare twese dutinya ibyago hanyuma twaje hano duhunga isoni kubera ko isoni z'ibyaha nazo nini dufite isoni z'ikira nta zindi isoni tugira iyo twakosheje iyo dufite ibyaha tuba dufite iki isoni ndasohoza ku kantu kamwe kitwa ikimwaro ndababwira ahantu muzasoma ababwira ko ubwoba butuma umuntu asenga itangiriro cyangwa intangiriro ibice 32 umurongo wa 12 hari umugabo witwa Yakobo yagiye gusenga asigara wenyine abandi bose arabohereza babaye n'urwango n'Imana asigaye n'aho Imana bizatange bizacire mu ijuru kubera ko yari afite iki ubwo umunyeshuri udatinya gutsindwa ntashobora gusengera amanota ngo azatsinde neza kandi mugomba gutinya gutsindwa kugira ngo mukore cyane musabe n'Imana ubuhanga ingabire y'ubuhanga n'ubwenge n'ubumenyi kugira ngo mutsinde neza mwumvise ko mugomba gutinya gutsindwa yego aha isoni zituma umuntu asenga muri Ezira ibice 8 umurongo wa 24 umugabo witwa Ezira yavuye Pafuro yigize umuntu w'umwapakari arangije abwira umwami ati Imana yanjye irashoboye ishobora kunkiza ishobora kunkura mu byago hanyuma rero bigeze ahantu umwana yiyamira ntihagire gute bigeze aho umwana yiyamira ntiyumve arangije aravuga ngo noneho rero byakomeye ingabo ziramutera ziza zisukiranye ugahera muri maka utsindwa 0%, ukajya muri chemistry 0%, ukajya muri biology abiri no muri primary set 0, imibare 0. ubwo ntabwo ukwiye kugira isoni. Ezira agira isoni, amaze kugira isoni ahita ajya gusenga ajya hera nawe uzagira isoni uzajya hera kandi ukora ibyo usabwa byose kugira ngo wiyegereze Imana hanyuma nurangiza wige cyane kugira ngo uzasane zitazagukora Imana ishimwe. aka gatatu rero tugiye gusoreza ku mugabo witwa Kuro yitwa rero usubire Kuro ine ahangaha ngiye kubabwira amateka y'umugabo witwa Kuro ariko nabanza mbaze umuntu jeruyegeje sinasitse refuge urabona ko ari umuntu w'umugabo wo kanya kuri
nagira ngo mubaze Imana ikubwiye ngo ejo nzaguha amafaranga kandi uzavuga ikirangirire uzakira cyane nk'umuherwe ukomeye wakwifata urumva yajya gusaba Imana ikamuha amahirwe yo kuzayakoresha neza. Dukomere Imana amaze kubw'icyo gisubizo ni cyiza. Ariko hano ndabizi neza ko hari umuntu wari gusezera kuri za nshuti ziwe agakenera telefone agahita ayikura bikabakompoze agahindura nimero kugira ngo abane n'inshuti zikomeye. Atungiye kubana n'ibikomere ariko icyubahiro cyose waba ufite. Hari umugabo umwe wahuye na Yesu bahuye bamukire cyane baraganira. Umugabo aragiye komanga mu gatuza areba mu mutima wawe ushimye ugubwe neza kuko uba ufite ibyo ushaka byose muri ubu buzima. Yesu arangije nijoro umwuka aramusanga, roho mutagatifu roho iramusanga iramubwira ngo ugushije ishyano kuko uyu munsi ugiye gupfa byose ntacyo bikumariye. Urumva byaba bimaze iki? Ubundi amafaranga nawe naho yaba ari ku isi yose warangiza mugace wakubita yewe na rimwe byaba bimaze ikira byaba bimaze iki? Ariko wumvise ijambo ryiza ry'umukunzi wawe Yesu akubwira ngo kuko azagutabara nicyo gituma utamara. Komera Imana amashyi uzatabara n'Imana yawe kandi kugeza nitutabara n'Imana ejo biragora uhabone amafaranga miliyoni yarangiza mugace agize gute yapfuye kubera ko Imana ivuze ngo iragutabaye iguha n'ubuzima ikaguha n'imibereho ikaguha n'icyizere ikaguha no kuryama ugasinzira aho kubera ukanembere babahora yatsinda hejuru kubera ko iguha n'amahoro yuzuye. Muririmbe akavuga ngo nta mahoro yuzuye ariko ntabwo yavutse ari umugabo. Nagira ngo bagire ibyo cyubahiro mu mva by'abantu ntabwo bamuvukanye n'Imana yabibagabiye. Kuro usomye muri Daniyeli ibice 5 Daniyeli umutwe wa 5 bavuga abagabo babiri bavuga Nebukadinezari na Benishaza umuhungu witwa Belushazari. Bari abagabo bitwa abahatari. Uwitwa Nebukadinezari we yigize umuhatari yubaka Babuloni yubaka etaje yubaka ibikomereza yicara ku ntebe z'izahabu anywera ku bikombe by'amazahabu arira ku masahani y'izahabu arangije bamugiye n'igitangaza. Ako kanya Imana iramubwira ngo jya mu ishyamba jya kurisha. Amara imyaka 7 yose arisha n'inka yarahindutse nk'inyamaswa kandi yari umwami utegeka ibihugu 120. Ndibutse icyo gihe u Rwanda rwari rutaraheruka cyane mu mateka y'isi. Urumva yari umwami w'isi yiyita igihangange. Hanyuma muri Daniyeli ibice 4 umurongo wa 30 agarura akenge aravuga Imana niyo yimika ni nayo yimura. Haleluya. Abo bahora birarira bakagusuzugura kubera ko uri ku ntebe y'ishuri humura avuga ngo kuko umwana Imana izataba. Subiramo kuko umwana Imana izagira gute? Refite rekacu umuhungu we rero muri Daniyeli ibice 5 witwa Belushazari arahaguruka nawe yimye ingoma ya se yibagirwa amateka y'uko nawe aho byaturutse. Ariya ngo Munyamwanga iyo byavuye ngo yindi wagize gute wamugana sibyo? Kandi nanone wasaje yava ntamenye iyo agiye gute arangije yibagirwa aravuga ngo banzanire na bya bintu byo mu nzu y'Imana nabyo dufate bisuzuguze Imana z'abanyamahanga. Muzi ukuntu byagenze? Ikiganza cyanditse hano nko ku rukuta nta muntu n'umwe ugikozeho ikiganza arahora kiranditse. Hahagurutse n'umugabo witwa Kuro. Reka mbabwire ko nta hantu Imana itakunyuza igutabara
niwumva amateka ya Kuro urasanga inzira zose Imana yazicishamo igatabara umuntu. Kuba wumva ubabariwe cyangwa kubona ufite agahinda, ufite ibyo wifuza utarabona, kuko umwami Imana izagutabara. Humura, isoni, ikimwaro ndetse nta kizaba. Humura, ntabwo uzakorwa n'isoni, uzakomera ahubwo Imana ishimwe. Kuro rero aravuga mu mateka y'Abamedi hari hariho umwami wayoboraga Peresi. uwo mwami w'Ubuperesi yitwaga Aristide, ayobora Ubuperesi. Arangije abyara umwana umwe w'umukobwa, abyara n'umuhungu. Ariko umukobwa we muri icyo gihe aza kurota ise. Aristide aza kurota, arota wa mukobwa wazengurutswe n'amazi menshi. Mbese mukunda umugani cyangwa amateka? Yewe azengurutswe n'amazi menshi cyane. Ise amaze kubirekeza gusobanuza, baramubwira ngo uriya mukobwa wawe azabyara umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu niwe uzayobora isi yose. Muzi se ukuntu yabigenje? Yaravuze ngo uriya mukobwa wanjye ubukwe bwose azajya akora azabwica, ntabwo nzigera mushyingira, azamenya ko atashyingira. Hanyuma rero amaze kugeza mu myaka 35 akaruza umugambi w'Imana, yigira inama n'abajyanama be b'ibikomangoma, aravuga ngo reka nze kumushyingira, ariko nazabyara umwana w'umuhungu wese, azajya abyara iwanjye, mwice akivuga. Impamvu yari yirera kwari kubera ishyari. Ukira ishyari ryateye Herodi muri Matayo igice cya mbere, ryateye Herodi kwica abana bose bari baravutse uwo mwaka Yesu yavutse, agira ngo na Yesu azapfire, ariko ntibyashoboka kubw'umugambi w'Imana. Kuba rero arangije baramushyingira Ibamedi, kuko yari Umuperesi. Bamushyingiye Ibamedi, agezeyo wa mubyeyi wa mukobwa wa Aristide ageze Ibamedi, arangije arasama. Asamye barakurikirana, yereje y'abatasi barakurikirana, bati nabyara umuhungu muzamuzanire hano mwica hakiri kare. Agambira kumwica. Muri uko kugambira kumwica baramuzana, agiye kubyara neza, igihe cyo kubyara cyageze, bamuzanira Aristide, kuko yavuga ngo ubwami bwanjye butazajya mu banyamahanga, uzagume mu gihugu cyanjye, umuhungu wanjye niwe uzasimbura ku ngoma. Ati ntabwo ari uwo hariya mu bantu ba Bamedi. Arangije aramuzana. Amaze kumuzana, umubyeyi abyara nk'uko ababyeyi babyara. Amaze kubyara umwana, hanyuma umugore w'igikomangoma, kimwe muri abo bari bari hafi ya Aristide, nawe afite umudamu utwite, babyarira rimwe. Bakimara kubyara rero bose, wa mwana w'igikomangoma ahita apfa. Hanyuma umwana ahita abwira igikomangoma ati fata inkota, genda ujye kwiyicira kiriya gihungu kitazavaho cyisimbura ku ngoma. Ajyanye inkota, asanga umwana we nawe apfuye akivuka. Aravuga ati aha, ibintu byose birasa, nawe ni umuhungu akabundi, ahita amusimbuza uwapfuye, baba ariwe bajya gushyingura. Hanyuma baravuga bati amateka yarangiye, ubwo umuhungu namwishe. Aristide yumva ko yamwishe. Birangije rero umwana yigira inama, aza gukura nyine nihuse cyane, yigira inama, aba umushumba w'ibwami. Aragira icyo cy'ibwami hari abashumba benshi, baramutoranya ngo azabe umutware w'abashumba b'ibwami. Bamutoranyije bari umushumba, arakomeza arayobora. Hanyuma amaze kuyobora, igihe kimwe bashyiraho amategeko, baravuga ngo umuntu uzarenga kuri ibi tuzamumanika. Umuhungu umwe w'igikomangoma arenga kuri iryo tegeko, kandi barayanditse amategeko yabo. Barangije baramumanika, inkuru zirakwira ibwami, barahura, baraterana, baribaza bati aba bantu umuntu wicishije uyu mwana w'igikomangoma nawe akwiriye gupfa. Baramuzana, baravuga ati Kuro rero ikimwaro cyagukoze, ariko ndabibutsa ko ntacyarogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yagambiriye bivuze bizagutabara uyu munsi n'iteka ryose, ntabwo ari nonaha gusa, bizahora gutabara ibihe byose.
mbese wizeye ko Imana izagutabara? Haleluya, haleluya, haleluya. Imana rero imukurayo, baramuzana ibwami, bamushyira imbere, urubanza ruramuhama, baravuga bati Kuro rero nawe agiye kumanika. Kandi Imana yari yaravuze ko azaba umwami w'isi, azayoboza. Baramubwira ngo ugiye kumanikwa. Bagiye kumumanika gatoya, baramufata baramuzana, arangije baramubwira bati tugiye kuvuga ibya nyuma. Ibya nyuma rero birakize, sibyo? Arababwira ngo mureke mvuge ibya nyuma. Arangije arababwira ngo mureke mbereke ibitabo byose twagenderagaho by'amategeko, murasanga nta tegeko na rimwe nigeze nangiza mu kugira ngo uriya amanikwe, uwo bari bamanitse nyine y'umushumba. Bamuzanye basanga wa wundi yari afite ubwenge bukomeye bwo kuzaba igikomangoma, bwo kuzaba umwami. Ako kanya bahita bahamagara, basanga wa mwana, kuko nta muntu w'ibwami wakoraga ikintu cy'igitangaza atari umwana w'umwami. Basanze rero nta gitangaza gihari, baravuga bati rero uyu mwana ntabwo ari wawe, wowe igikomangoma. Igikomangoma bahita bakimanika, umwana bahita bamwohereza, bakurikirana amateka, basanga yaturutse i Bumedi, bamusubiza i Bumedi. Hatizera yihuse cyane, yaje gutera ubwami. Revide Rodasi ariwe Belshazari yari yarigize igihangange. Ku munsi wa nyuma ikiganza cyandika ngo Mene Petero Farisini, bisobanura ngo wapimwe ugaragara udasetse. Iryo jambo rimaze kwiyandika, umwami wese yongera ingabo akuba inshuro 10,000, azishyira ku mipaka, arazengurutsa. Ariko uburinzi bwose butari ubw'Imana ntacyo bumara. Kubera yanyuze mu misitwe y'inyanja, arinjira yabasanze bari mu gitaramo. Ako kanya rero witwa Kuro yashyize i Babuloni Dariyusi cyangwa Dariyo kugira ngo amuyoborere, ariko Kuro Abamedi n'Abaperesi icyo gihe byabaye Abamedi n'Abaperesi bategeka isi. Hanyuma rero nawe, haleluya, cyabuze umugambi w'Imana gusora ku buzima bwawe. Ni ako kantu nashakaga kukubwira, nshingiye kuri ayo mateka y'uwo mugabo Kuro, kubera ko Imana yamurinze ikamunyuza mu bikomeye, ariko Imana iramurinda. Nawe rero tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana uzaturinde, sibyo? Uzagira gutera, uzaturinde ikintu cya mbere, ubwoba nibudutera uzadutabara. Icya kabiri, isoni nizitugeraho uzadukize, tuzagutakira udutabare yumve. Icya gatatu, Kuro ntabwo yigeze agira ikimwaro kubera ko yari yiringiye Imana. Tugiye gusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana turakwiringiye, twizeye ko ariwe uzadukiza, dutarame ubundi dutarame ubundi dutarame, sibyo? Dukorere Imana amafaranga yo mu gitaramo. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mbere ko duhari duhaguruke bene data, dutere haleluya twese. Duhaguruke 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, tuhagaze dukomere Imana wacu twese, tugiye gusenga Imana. Reka duhaguruke dusenga Imana, tubwire Imana ngo kuko uzadutabara nta kimwaro tuzagira, ntabwo tuzakorwa n'isoni. Ntihazagire umuntu ugusuzugura. Uyu munsi Imana iguha isezerano, iguha impamba izakugeza mu buzima bw'iteka, izakugeza mu byishimo. Mbese urabyizeye? Ababyizeye dukomere Imana amashyi, kuko Imana yacu yakunejeje. Tugiye gusenga Imana ishimwe, tugiye gusenga Imana. Reka dusenge, sibyo? Yabanye natwe, yabanye natwe, yabanye natwe, ntizigere dutererana. Imana yacu rimwe kabiri, yaba turabire
kandi ntabwo nzakorwa n'isoni. Dusubiremo. Mana umpaye isezerano y'uko uzantabara kandi ntuzakorwa n'isoni. Dusubiremo. Mana umpaye isezerano y'uko uzantabara kandi ntuzakorwa n'isoni. Somera Imana amazina. Reka dusenge twese. Tugiye gusengera ari umuntu urwaye yizere ko Imana imutabara, ari umuntu ufite ibibazo yizere ko Imana igize gute. Twese icyo duhuriraho twese nk'abakristo ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kandi ni nawe ukiza koko. Abandi bose ntabwo bakiza, ntabwo abapfumu bakiza, nta muntu ukiza keretse Imana. Imana niyo yonyine ibasha kudukiza, kuko umwami Imana izantabara. Nicyo gituma nagira gute ntabara, akomera mu maso akamera nk'urutare kubwe. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye. Uri Imana ikiza abarwayi. Umuntu wese waje imbere yawe, ari mu muryango we, ari mu baturanyi be, ari mu bantu biwe ba bugufi, turagusengeye cyane kugira ngo umukize indwara kandi umukize rwose by'ukuri, kugira ngo mwami Imana twakubona wamagara Lazaro ava mu gituro yaramaze iminsi ine yarapfuye. Ni wowe uzura wenyine, kandi n'abakene Mana niwe wabahaza uburame, niwe wabakenura, niwe wabakura hahandi kwa makiriro debari, hanyuma ukabageza ibwami. Turagushimye ko uri umukozi w'umuhanga. Abo banyeshuri bizeye ijambo ryawe yuko uzabatabara kandi nta kimwaro, nta gukorwa n'isoni. Habwa icyubahiro Mana, baha umugisha kubw'uyu mwanya bitanze bakaba imbere yawe, ndetse n'abarimu, ndetse n'ababyeyi, ndetse na buri muntu wese uri imbere yawe. Reka nukuri twe kuzakorwa n'isoni, ahubwo tuzakubwe neza turi kumwe nawe. Uzagumane natwe iteka. Hari igihe tugira ubwoba tugatinya ibiri imbere, ariko uyu mwanya uradutinyuye, uduhaye isezerano ridakuka yuko uzadutabara kandi uzatugira neza iteka byose. Dusoza tugukomera amashyi tugushimira.